ndagusuje ndizera ko umeze neza aho uherereye hose. Aha rero ni Rusizi niho MTN Iwacu muzika yabereye kuri uno munsi, niho road show yabereye. Ku rubyiniro rero habanje ubita Keniso aho yakoze performance idasanzwe, yahereye ku ndirimbo igitangaza yakoranye na Bruce Melody ndetse na Juno Kizigenza. Yakoze performance y'agatangaza, abafana b'Irusizi bamweretse urukundo, bamweretse ko indirimbo ze bazizi cyane, ndetse ikintu kirenze yarafite umubyinnyi w'umukobwa kuri stage aho babyinnye mu buryo budasanzwe nko kugenda ubibona hano mu mafoto. Nicyo kintu abantu bishimiye cyane kurusha ibindi, sinzi impamvu aricyo bishimiye cyane. Yes, ni road shows zigenda zibera mu turere tugiye dutandukanye. Kuri uno munsi rero hakaba hari hatawiwe Rusizi. Keniso rero akaba yakoze performance nziza, abantu bamweretse ko indirimbo ze bazizi, baziririmbanye, ndetse n'umubyinnyi we yabikoze neza cyane nk'uko ubibona mu mafoto. Kora subscribe rero kugira ngo updates ngenda nkugezaho buri munsi ntizikagucike. Thank you.